Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Aya makuru mujye kugezwa nanjye Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'imvura mu bice byose by'igihugu mu masaha ya mu gitondo. Naho ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe umuyaga mwinshi. Uyu muyaga ukazaba ufite icyerekezo kiva mu burasirazuba werekeza mu burengerazuba, ndetse ukazaba ufite umuvuduko wa metero 5 ndetse na metero 9 ku isegonda ahenshi mu gihugu. Mu ntara y'Amajyepfo rero mu masaha mu gitondo nta mvura ihateganyijwe, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba, ariko igipimo cy'ubushyuhe mu burengerazuba kiri hagati ya °C 10 ndetse na °C 16. Nyabihu nizagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi cya °C 10 ndetse rero hazaba hakonje ugereranije n'ahandi mu gihugu. Naho mu majyaruguru no hateganyijwe ibihe by'umucyo mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 14. Akarere ka Gicumbi niko kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi mu majyaruguru cya °C 12. Mu burasirazuba ho hateganyijwe ibihe by'imvura mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 15 ndetse na °C 16. Twamaze turebera hamwe ibizaranga mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali hateganyijweyo ibihe by'umucyo mu masaha mu gitondo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 16. No mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo ho hateganyijwe imvura kandi izumvikanamo inkuba mu bice byaho byose. Mu bice byo mu burengerazuba naho kandi hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 19 na 25. Mu bice by'amajyaruguru hateganyijweyo imvura izumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 20 ndetse na 23. Naho mu bice byo mu burasirazuba ho nta mvura ihateganyijwe mu masaha yo ku gicamunsi, ndetse akarere ka Nyagatare kakagira igipimo cyo hejuru cya °C 26. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura mu masaha ku gicamunsi ndetse n'ubushyuhe buzagera kuri °C 25. Mu minsi 5 rero iri imbere kuva ku munsi w'ejo ku itariki 4 kugera ku itariki 8 z'uku kwezi hateganyijwe imvura mu bice byinshi by'igihugu cyacu. Iyi mvura kandi nk'uko tumaze iminsi tubivuga ikazaba ari nyinshi, tukaba turarikira abaturarwanda gukomeza kwitwararika kugira ngo hatagira ibiza cyangwa se inkangu zishobora kubagirira nabi. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa saa 11:34 za mu gitondo rikarenga saa 11:54 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.